element 90% nge navuga ko ari n'ubuca. Ninde ukwiye kwemeza ko ubutinganyi bwemewe cyangwa butemewe? Uyanze kujya muri press conference tabonye isupu. Uribuka ko yamukuye iryinyo akarihongora bararihomesheje. Twongeye kubaha ikaze y'ingiyi ni The Other Side Show aho tugaruka ku makuru atandukanye cyane cyane y'ibyamamare. Ibyo byamamare rero bigenda biduhereza inkuru tugomba kurebaho cyane, ariko se what is behind the curtains? Ni iki bari kutwereka tukwiye kureba cyangwa batari kutwereka tukwiye gushaka tukareba? We munyarwanda dukurikiye aka kanya ukwiye kumenya. Hanga turi hano muri The Other Side Show, banyita TY Cobbler. Nitwa FILMZ. Tukaba twaje guhishura ibyo bintu nyine bitavugwa cyangwa utamenye ku byamamare mu bisata bitandukanye. Uyu munsi turaza kwibanda cyane cyane nko mu muziki cyane ndetse n'abanyamideli. Tugiye kubereka urundi ruhande rwa stories nyine turi kugenda tubona hanze, ariko what is behind those stories? What is behind the curtains? Niki kiri inyuma y'ayo marido abanyarwanda badukurikiye akanya batari kubona, bashaka ko tubayishurira tukabereka tukababwira mu by'ukuri what's really going on. Okay, ese Williams ikaze nyine muri The Other Side Show. Murakoze cyane, namwe ikaze. Murakoze cyane, ikaze kuba dukurikiye. Hanyuma tugiye guhera kuri story y'uyu munyampinga yabaye nyampinga muri 2012, benshi baramuzi. Yatwaye n'ikamba rya FILMZ nyuma yuko atwaye Miss Rwanda 2012, ubwo hari 2013 yatwaye ikamba rya Miss FILMZ. Yitwa nde? Aurore Kayibanda Mutesi. Nyampinga w'u Rwanda ndakeka 2012 ku nshuro ya mbere, nyuma yuko ntabwo byari ku nshuro ya mbere ko 2009 ngira ngo byari byarabaye haza. Ariko niyo wamenyekanye cyane. Bahati Grace ryatwaye byari 2019 I think. Yari imbere. I think bamwita Aurore Kayibanda Mutesi. Uyu mukobwa rero akomeje guteza saga ku mbuga nkoranyambaga cyane. Ni nyuma yaho mu mwaka wa 2018 bamenye couple ye y'uyu mukobwa ariho yakundanaga n'ubitaga Ejide wari professional photographer muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Photographer akaba n'umu videographer. Na videographer. Yabakunda kugaragara cyane nko mu ma arena bagiye mu kureba matches za basket, aho bigaragaje nk'abafana ba Celtics cyane cyane babaga bagiye gukurikira umukino w'iyi equipe yabwa yahanganye n'andi makipe hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamenyekanye cyane cyane kubera na proposal yabo yabaye nziza cyane, yabaye imbere ya helicopter. Helicopter. Yishimye cyane akarira, ndumva buri muntu wese yarapostinze iyo foto. Iyi ni couple abantu bakundaga cyane ku buryo yabarwaga nka couple ya mbere mu gihugu mu byamamare. Mu by'ukuri iyi couple nkuko rubivuze 2018 uyu Ejide ya propose Aurore bajya hano mu butayu ararira bajya hano mu butayu ndetse batwawe n'indege. Iyo helicopter aramu propose hari mu kwezi kwa gatatu 2018 ngira ngo nimabyibuka fresh, ariko nyuma yaho muri sama y'uwo mwaka no mu 2018 nibwo baje gukora ubukwe. Yes. Baje gukora ubukwe. Hanyuma inkuru iri kuvugwa uyu munsi nuko uyu mukobwa cyangwa se uyu se yabura umudamu ni nyampinga yaje kuba umugore w'umugabo nyine ko bakoze ubukwe na Ejide. Kuko I think kugira ngo undi muntu ajye gupropose niko ndi kubitekereza. Ndatekereza ko haba habanje kubaho divorce. So umuntu wagiye muri divorce se aba yatakaje atitira y'ubudamu. Okay. Hanyuma nuko ngo abakoze ubukwe 2018 baza gutandukana 2021. 2021 makimara gutandukana uyu Aurore yavuze ko agiye gusohora igitabo kivuga ku rukundo rwe, urugendo yanyuranyemo na Ejide, bivuga ku rukundo rwabo nyuma y'imyaka 3 urumva barakundanye baza no kubana bamaze imyaka 3 babana. Yabivuze ari kumwe na Alisude mu kiganiro Alisude akunda kugira Instagram live n'abastar abivuga bigaragara ko anababaye cyane. Urumva yaragifite amakaka depression yakishimira ngavuga hey guys I broke up. No, yarababaye avuga ko agiye gusoma n'igitabo kivuga ku rugendo rwabo. Avuga kivuga ukuri, ntabwo yavuze ku rugendo rwabo, yavuze ubuzima bwe cyane cyane by'urukundo cyane n'ibyo ngibyo birimo. Icyo gitabo warakibonye? Igitabo ntago cyaje gusohoka. Yabashijwe impamvu kitasohotse, avuga ko atakomeza kwiyibandaho cyane we ku giti cye, ahubwo azasura igitabo noneho gishobora gufasha abanyarwanda muri rusange. Ibyo love story ye bikajya ku ruhande ntabivugeho cyangwa nabiteho yo that time, hanyuma akasohora icyagira akamara abanyarwanda muri rusange. Icyo ngicyo cyarasohotse ntago kirasohoka n'ubu ngubu turacyategereje. Ariko noneho uyu mukobwa uyu munyampinga Miss Rwanda 2012 this time yabaye proposed for the second time.
yeah, for the second n'umugabo bita Jacques Gatera wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika usanzwe ukina na golf. Abantu bari kuvuga cyane cyane ko ari umuherwe. Ashobora kuba ari umuherwe byatari. Ntago ashobora kuba ari umuherwe. Oya, abantu bakina golf ari abastari n'abantu bafite amafaranga cyane. Ko Brangier ni iki kintu avuga kuri iyi nkuru ya Olole Kayibanda. Kuba nabonye ko abantu cyane cyane abanyarwanda babigizeho nakita nka second thought kubera ko ari ubwa kabiri apropose. Njyewe uvuye natabibonamo ikibazo, ahubwo ibi ngibi byagakwiye kuba isomo ku bakobwa bose bakiri muri mariage zitari kugenda kugira ngo badaseba. Ariko ukuntu bakundanaga byagaragara ko ari ibintu nyine yari ibaze couple yabarwaga nka couple nziza mu gihugu mu byamamare cyane cyane. Ibyo nyine birarangira, mwebwe mwayibonaga kuri social media cyangwa se twese tubibona ko wenda ari couple nziza nk'ukuri kubivuga yabaga iya mbere, wabonaga ko ari couple nziza cyane z'abastar mu Rwanda cyangwa se babaga no muri Amerika, wenda tuvuge ko nabo babonaga, ariko ibyo ngibyo nibyo wabonaga nka Cobra. Ubundi ubusanzwe gukundana no gutandukana ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bisanzwe, wakundana n'umuntu mugatandukana. Ikidasanzwe kuri iyi stories nuko kumara imyaka 3 mubana mwarasezeranye mwarakoze ubukwe mukara imyaka 3 mukaza gutandukana. Njye nta kibazo mbibonamo. Abantu benshi barakutekereza baranavuga ati se kuki batabyaranye muri iyo myaka 3 ubundi what happened? Nuko bitagendaga. No se ko Brangier mbane nawe nago biri kugenda hanyuma none ngerekeyo no kubyarira. Nakuse ntore no kumbyarira. Abantu twakundanye ukanambyara kumva kumbyarira. No muri relationship yajemo n'umwana. Biragorana cyane kugira ngo no byari kuzaguma baratashye nyine wenda. Uyu muntu mufitanye umwana ni umwe yava muri continent imwe akajya mu yindi. Still mufite izo nshikano zo kurira umwana mu rugo. Ariko ubu nta mwana bafitanye, ubu she's going to move on with her life. Bira nawe akomeza ubwe. Ubu se ira propose twabonye kuvata indege helicopter twayikodesha mukajya mu butayu ukagura impeta ihenze ukamwambika impeta. Ntabwo bizagumamo, ntabwo bizamuguma mu mutwe nyine ku buryo wenda byabangamira nk'umubano mushya n'uyu Jacques Gatera bagiye kuba bitegura nk'umushinga. Icyo cyemezo cyo kuvuga ngo yes yabanje kubiganira n'uwo ngo ugiye gupropoza mbere yuko wenda amafoto tujya kuyabona tukatangira tuvuga ngo congratulations. I think ari ikintu baba babanje kuganiraho mbere. Wese urabibona gute tubanye, you know, urumva ni ikintu already yabanje gutekereza akavuga you know what pastor ngiye kwisusiga inyuma. Yes proposal nziza yarabaye. Yes abanyarwanda babivuzeho ndi n'umustar hore yarabizwe ibi ngibi bizavugwa bigomba kuvugwa bikaba. I think ari ikintu atekerejeho cyane. But kuba hari abantu ari kuvuga ko ibintu bishobora kuba ari nka drama bari gukina, kuko ugerageje kureba nko ku mbuga z'uyu Eleeeh Kayibanda nta mafoto y'uyu mugabo ubonaho. Ni proposal nubwo amafoto yagiye asakara nyine nk'ubu turi kugenda tuyabona hano, ntago wigeze ashyira ku mbuga nkoranyambaga ze. Utekereza ko ari ibiki kiri kujya mbere tutari kubona none akakanya ko already ibyo ngibyo ntabwo ari ubwa mbere mubayeho. For the first time Ejida mu propose bwari ubwa mbere abona ari ibintu birenze bishyashya mu buzima bwabona ari ibintu biri so exciting. Ariko right now I don't think ari ikintu kiri exciting kuri iyo propose. Nimba ari propose ihenze n'umukire yarayibonye ko Ejide nawe ntabwo ari umuntu woroheje. Nawe no kuba Ejide yarafashe initiative agafata indege akayikodesha akamujyana hano mu butayu, no kuba uyu mugabo asanzwe akina golf twabibonye akaba yaramu proporeje muri golf ground nyine haboro basanzwe bakinira golf. Utekereza ko atari ibintu nyine kintu cyishe nyuma yabyo? Ubundi propose usibye twege tubigira n'ibintu bikaze. Njye I don't think ko ibintu byo kujya ngo gukodesha ngo ama helicopter bakajya mu za Dubai ikintu ubundi propose babonye bagiye Maldives the Bene twaye Pamela Maldives. Urumva ubundi ikintu nge mba ndeba gikonta cyane kuri propose ni igikorwa kiba kiri kuba umuntu kuba yamwambitse iyo meta gusa yamwambitse iyo meta mba numva bihagije no kuba umukobwa yavuze si birahagije. Naye bindi nge mba ndari bikabye ibintu byo gushyiraho ama helicopter. None se iya mbere propose ntabwo twayivuze se? Twarayivuze. Yingi ntabwo turi kuyivugaho. No difference ari ni iyi propose byose ni propose. Ntabwo itaho yabereye. Usibye ko arore muri ifoto nabonye atishimye. Arababaye? Ntabwo yishimye. Arababaye. Ifoto nagize abanyarwanda bari no kwibona hano barebe ibyari byo nyine barebe hanyuma bashobora no gushyira comment muri hano muri comment section bakatubwira uko bitekerezaho kuri stories mbere yuko ako ngiye ikintu nahereye nanavuga nuko this should be a lesson ku bakobwa bose cyangwa se ku badamu bose bari muri relationship zitagenda batishimye. Wowe uri muri relationship just kubera ko udashaka ko rubanda tukujudge. Ako se mu byukuri relationship nimba itameze neza relationship igeraho ibageza ku bukwe mugakora ubukwe nyuma y'imyaka runaka mukundana. Iyo relationship nimba iri mutishimye yivemo. There's life after marriage. Hari ubundi buzima ushaka no kuba uri muri uwo mubano urumva
wajya mu wundi akaba ari wowe wishima kurusha uwa mbere bavuga ko ibya mbere hari ukuntu biba ari byiza cyane kurusha ibisanzwe none se aba ari byiza se aba yarabivuyemo okay that's fine reka icyo yaba ari long debate reka abadukurikiye baze kugira n'icyo bivugaho muri comment section turaza no gushyira contact muri description bashaka kuduha ibitekerezo nta kibazo ni ku mbuga nkoranyambaga zacu nyine zitandukanye the other side show hanyuma hari ibindi bintu biri kuvugwa cyane tuve mu bintu by'abanyampinga n'inkundo zabo bimaze igihe what is that bimeze gute ubundi kuri producer element Mugisha Robinson harya nuko bakavuga nuko nguko usikuntu ririmba neza urambeshya ariko nta kibazo okay it's fine so ni igihe ivuga ko hari umwuka mubi hagati ya element na Nubja uyu Nduwimana Jean Paul akaba ari we nyiri Country Records uyu mwuka mubi rero kubatamuzi reka tubingukiranyeho Nubja niwe wakoreze niwe waririmbye indirimbo bita urabehondagiye you know it better now okay bo bikuvuga yuko element ashobora impamvu mvuze ngo ashobora nuko yaba element atari yabitangaza yaba Country Records nayo ntabwo yari yabitangaza bishoboka ko ashobora kuba yaravuye muri Country Records akerekeza muri 155 Entertainment 155 AM azif ibyo ngibyo bidahagije biravuga ko element ashobora kwamburwa iryo zina akaba bikaba bigiye guterwa nuko iryo zina rya element yari hawe n'uwo Jean Paul twavugaga Nubja nyine nyiri Country Records kugira ngo abantu wenda basobanukirwe fresh iyi 155 AM ni label isanzwe barizwamo Bruce Melody ikabe ikuriwe n'uwo bita Coach Gael ariwe na nyirayo bikavugwa ko hari amafaranga agera kuri 15 yahawe uyu element kugira ngo abe yakerekeza muri 155 AM akaba yarasinyemo imyaka 3 nkuko bivugwa na mpande zombi zirabikonfirma biracyari bivugwa ariko nayo makuru dusa nkaho twizeye kuko niko bizagenda n'ubundi uyu element yafashe description yari afite kuri Instagram account ye akuramo Country Records kuri Instagram ariko kuri Twitter biracyariho bivuze ko bishobora gusobanura ibintu byinshi ashobora kuba umwanya uhagije wo kujya kuri Twitter akakoresha Instagram mbona hano biravugwa ko ngo element yahengereye n'ubwo atari mu gihugu yahengereye nudasinziriye yacunze atari mu gihugu acika Country yigira muri 155 yirukanga nukuvuga ngo aya makuru byayumvishe ari hanze y'igihugu Nubja yaramaze iminsi mike avuye muri Kenya aho yaravuye gusinya contract yo kuba yaba official agent wa Trace Muziki mu Rwanda akaba yayihagararira mu Rwanda Trace Muziki twibukanye ko twibukiranye ko n'igitangazamakuru gikomeye gisanzwe gigira uruhare mu izamuka ry'abahanzi batandukanye yaba muri Afrika cyane muri Afrika ko hari Trace West Unit Trace Muziki ikora muri East Africa cyane so yari inkuru nziza kuri Nubja hanyuma isozwa n'inkuru mbi yuko element umwana yirereye umwana yazamuye yafashije wenda kuba urugendo rwe twavuga ko afite uruhe ruhare ni runini cyane afite element kuko nimba ari nawe wamuhaye iryo zina rya element no kuvuga ngo niyo element yabara imyaka 40 ako se izina rikwiye kuba nk'ikibazo muri profession runaka y'umuntu niba element ari producer afite skills nziza afite uburyo ari umuhanga cyane yaje biprovinga nk'indirimbo yakoze abantu bose bari talented muri kino gihugu ni benshi cyane ntago wababara kuburyo izina ryakonta izina rirakonta cyane kuko aba producer bose babahanga ntago twavuga ko element ari umuhanga wa mbere mu ba producer no ntago ari umuhanga ahubwo igikonta cyane nda mu Rwanda nubwo ari mu Rwanda gusa ni kwisi yose ufite talent then igifollowing aho iyo talent noneho ni iki okay Nubja yafashe element impano ye tuvuga ko ari impano ya element yafashe akayimeka akayigira ariyo uyu munsi akanamubya element wariwo right now element 90% nge navuga ko ari Nubja bivuze ko aramutse mwatsi iryo zina abazina nyo twamenye ko ari Mugisha Robinson ariko ariyo y'uyu musore cyangwa uzwi nka element amazina yiswe n'ababyeyi Mugisha Robinson yaguma ari Mugisha ntago ubungu we nka ko bumuzi ikintu cya mbere cyabaje Nubja ni umuntu wagiye akajya iwabo wa Robin cyangwa element mu babyeyi akabwira ati uno mwana arangije secondaire
mumumpe mufashe yarakiri underage umuntu ajya kurangiza mumumpe mufashe aramufashije nibyo ariko se mu byukuri uri kumva ibyo byakoreye Element ariko ntabwo uri kumva noneho ibyo Element yakoreye Country Records as big byose ngende kubyumva ariko reka tuvanemo amarangamutima wenda sibyo tureka amarangamutima tureke drama wenda z'uruhande rumwe yaramufashije ibyo nibisanzwe umunaga motala yamubyaje umusaruro yamuvana mu cyaro mu byukuri tutanabeshya abanyarwanda mu byukuri Element afite uruhare runini cyane afite nk'icyo twabita cornerstone kuri Country Records kuba Country Records irahira uyu munsi kuba Country Records yarakora abastari benshi cyane y'abahanzi y'u Rwanda no mu Rwanda n'uruhare rwa Element aka kanya nge nayibara nka 50-50 50 kuri 50 ariko ahantu hose umuntu yagera level nako umuntu wese yageraho hari ahantu aba yaratangiriye Element kandi bajya bavuga ngo beginning is always hard n'ubundi mu byukuri kuba yarafashe none se iyo nubja iyo afata Element akaza kaba flop ntabashe gukora wenda nk'ibyo nk'umusaruro izo hits twagiye tubona yari kwa kimufite kwirengagiza ko izo hits zose Element yakoze hari uruhare yagiye arugiramo ntabwo yamufashe gusanga azamushore muri studio ngo atangiye ku recording hari abahanzi Element yagiye akorera ku muntu kugira ngo azamuke ayo makuru arahari nubwo wenda yaba Element cyangwa Country Records nta uzanga bihamye ariko ayo makuru arazwi hari abahanzi benshi Element yagiye akorera ku muntu cyane nk'abastar ubundi amazina y'abastar cyane makuru agenda avuga kandi byaramuhiriye harimo micro ya Davis D iyo ndirimbo nta muntu utarayumvisha ndetse yabaye hit cyane micro nta muntu utayizi harimo Hands Up ya Bruce Melody banakoze live bacuze turi muri corona turi muri lockdown bakora indirimbo nta kintu dufite cyo gukora turi idol bakiriye ikintu gituma tubareba kuko uribuka ko bakoze live kuri YouTube ituma batwereka ko bari gukora indirimbo live izo ndirimbo zose iyo Element atazikora ntago tuba tuzizi kandi ntago nyeka ko iyo myanzuro ya Element wayifataga muri studio y'abandi haba harimo Nubja urumva rero ndakeka ko Nubja afite uruhare runini cyane ariko turetse iby'amarangamutima tukavuga ngo tugiye ku kazi muri business iryo zina Element nimba agiye kuryamburwa nkuko biri kuvugwa baze berekane ko bagiranye mu byukuri mu makuru wenda twavuga ko dufite gihamya nuko nta contract bafitanye nuvuga ngo Nubja yafashe umwana ufite uri talented araza aramuzamura amuha skills aramwigisha ibintu byose baraza barakorana ariko without contract niyo contract yabi hari yaba verbal mwibutse ko contract iri verbal mu magambo niyo mu mategeko ikonta uko yakonta kose ntacyo wenda reka tureke no kubitindaho turebe none Element yirwa mu itangazamakuru avuga ko Element yari hawe na Nubja rero Nubja at that point abafite right zose kuba Nubja avuga ko Element yacunze bakiri mu kiriyo cya kinyoni kibara kwita Imana wenda nta mezi runaka aracaho menshi akaba yagenda kandi bari inshuti bari abantu nyine bavugaga wenda ko ndibuka kinyoni amara gupfa Element yavuze ko amufataga nk'umuvandimwe we na Nubja aravuga ati ni umuvandimwe wacu kuko ni umuvandimwe mu maraso ni umuvandimwe wa Nubja hanyuma mu kivandimwe bisanzwe ni umuvandimwe wa Element kuko yamufashaka ku bintu byinshi Element ntabwo muri Country Records yarimo nk'umukozi cyane yarimo nk'umwana cyane kuko mbere Element yabaga muri Country Records atangiye kubona ibiciro avuga ati nawe nshobora kuba kwibana so which means ko yari nka famille ariko ko n'ikintu cyabaje Nubja cyane ariko umukozi we yagiye ahubwo no kuvuga ngo umwana nafataga nk'umwana wanje nirereye nka muzamu byose mufataga nk'abakinyoni bose mukafata bari umunabe so I think ari cyo cyamutachinzeho cyane mu kinyarwanda baravuga ngo aho ifaranga rikubise haroroha ubwo coach Gael niba yaraje akamutereka 15 millions imbere akamubwira ati ngwino dukorane ubwo nayo kurikiye amafaranga cyane ko ibyo by'ikivandimwe ntabwo bigikora ntekereza ko umuntu wese abamo growth ibyo nangiye kuvuga nuvuga ngo nawe uburi wanyu uri umwana bakurera igihe kiragira ukava mu rugo ukagira ahandi ujya nukuvuga ngo niba baramweretse contract bakamuha n'amafaranga bagasinya n'igihe kizwi nk'iyo verbal contract bavugaga nta gihe runaka yagenaga ivuga tuzamara imyaka runaka uhave yarambwiye ni 3 years 15 millions ngizi ngwino dukora akazi nawe nk'umuntu usanzwe bizobereye mu by'akazi nyine ufite icyo ashaka araza wenda ikosa nyeka ko nimba ari byo koko nimba yaragiye Nubja atabizi byaba ari ikosa birumvikana
kuba yarabiza atabizi nge sintekereza ko ari ikosa kuko n'ubundi yagomba kuzabimenya no kuvuga ngo hari ukuntu uvuga ngo ntaza kwiteranya nawe burano bya yabuze umuvandimwe twari tumaze kubivuga birashoboka ko ku giti cyarakiri mu kiriyo n'umuvandimwe mu maraso kinyo n'umuvandimwe mu maraso wa Nobja Element n'umuvandimwe wa Kinyoni mu bisanzwe bya kivandimwe bisanzwe batari mu maraso not by blood byishyigiye birize okay byishyigereka tubyemeranyeho gutyo hanyuma kujya kumubwira ngo ndagiye Nobja ari kubyakira gute Element ifate nka Element yo kubwira ngo ndagiye uko yabyakira kose agomba kwakira ibyaje nyine no se yabyakira gute I think the right thing to do nimba na contract bari bafitanye iri written statement kuvuga ngo bafitanye amasezerano yari kumwandikira kuko nayo impamvu Nobja yazanye ibintu ngo by'amazina nuko arazi ko nayo contract bari bafite ishobora kuzitira Element kuguma muri cyangwa nazaniye contract nako nimba niyo tazana contract Element irwa byivugira ko utekereza ko usibye ko yabivuga gusa utekera mu bategeko akoremenyetso tubyibukiranye mu mategeko n'ibimenyetso kubivuga icyo ngicyo kubyivugira erega sho kubivuga imbere y'amategeko muri cyo havuga teka reka nyema ndi guca impaka muri social media cyusha yari photoshop bamukoreye ni photoshop ibyo ngibyo amategeko icyo azagena reka tubirekera amategeko n'umundi nta kundi turebe icyo amategeko azagena muri tuzagaruka kuri izi micro tubibabwira abanyarwanda badukurikiye this is the other side show tugomba guhishura ibyo mutari kubona Element atangiye yiritse Elema yitwa Robin nashatse akoresha Robin ibyo ni bisanzwe skills zizakonta cyane wenda kurusha izina rizakonta oya Cobra ntabwo rizakonta yahoze yitwa Kiss Daniel witwa Kiss Daniel kandi tumuzi kurusha twari tumuzi imbere kuko ntekereza ko na hit yakoraga entertainment zanze ziri serie entertainment zanze ziri serie which I think no mu Rwanda tugomba kubyiga umuntu nimba yarafite izina rimwe irebo runaka ari Kiss Daniel akajya handa kitwa Kiss Daniel byongereho urumva ko kuba bafitanye iyo contract n'abacu bina umwe baratandukana bakajya mu itangazamakuru bagatukana bikarangira uyu ni Kiss Daniel wabaga muri G Worldwide Music abamo nk'umusani nyine aza kuvamo muri 2018 ajya gukora label ye yitwa Flyboy Inc ahindura n'izina byabaye ngombwa ko ahindura izina kubera ko ibijyanye na copyright nyine byabaga bifitwe n'iyo label ya mbere G Worldwide hanyuma ahagiriye muri Flyboy Inc agomba guhindura izina kugira ngo hatazi ikintu cya copyright infringement kikaba cyamuzitira nyine kubijyanye n'ibihangano aka kanya yitwa Kiss Daniel ariko afite amahit twakomeje kumukunda afite amahit menshi cyane zabuga which I think ko nyuma yawe nabwo twaje twamenye cyane ibyo nkubwiraga na Element rero birashoboka ko izina rye ryatumbagira cyane kurusha uko twari turiza avuye muri Country Records cyane ko abantu ku ruhande badatinya no kuvuga ko yashobora kuzazimana nawe nabanze asubira iwabo aho nakitwa nk'aho Country Records asaba imbabazi asabe n'abanyarwanda imbabazi niba yaracunze koko Nobja darakagenda nimba ari hanze y'igihugu ngo byarababaje cyane nta nubwo ari gusaba imbabazi ahubwo agende babiganiraho nk'abantu bakuru yes nimba yana Nobja ese mu by'ukuri utekereza ko ari ikintu Element agomba Nobja arakimugomba nk'ikihe kivuge nta kibazo tugendeye kuko urumva nimba nta contract bafitanye wowe wakomeje kuvuga ko hari verbal contract bafitanye nimba iri verbal ariko abantu cyane ntabwo tuyagaciro ntabwo twayagaciro ko cyane tuzarindira igihe turebe icyo zazikora impapuro urumva nimba koko barakoranaga muri urwego rwo kwizerana nk'umuntu wazamuye undi ni ukuvuga n'ubundi bakoreye muri ubwo buryo bicare bavuga ati yo waramfashije ngeze ahangaha nanjye think ko it's the right time yo kugira ngo noneho ariko mu by'ukuri Element yemera ko Nobja yamufashije ndibuka kuri birthday ya Nobja yanditse kuri Twitter avuga ko ati ntago yumvisha ahantu yakabaye ari we yaba turi kubwa Nobja avuga yaba turi kubwuyu mugabo yashyizaga foto bari kumwe avuga ati yaba turi kubwuyu mugabo siniyumvisha ahantu ngewe nka Element nabandi nibyo yanditse ahubwo tubikoreye ibyo yakoze ubu rero nyine yewe ntekereza ko ibyo yakoze ari ibintu umuntu wese yakora ushaka kugira ngo kuko reka mubwire baravuga ngo iyo amagara aterewe hejuru wese asamaye Element ari kureba uruhande rwe cyane kurusha uko yareba urwa Country Records nka label kandi mu by'ukuri nicyo hano ku isi twese tureba abari kureba inyungu ze kurusha uko yareba iza Country nka label arabizi nta shares afite muri Country Records ifite nyirayo wagiye kureba noneho we nka Element agiye kuzamura izina rye ku ruhi rwego kuri rwego ari muri 155 AM nta kibazo mfite ahubwo ikibazo mfite ibyo ngibyo nabikore ariko abanze yicaranye na Nobja bagira icyo bumvikanaho bavuga ati nimba niryo zina
kuko ari we wari muhaye bigende gute se biri is it right kwiryo zino rya is it really necessary urumva ko ari twara ubuse wazana muri basa agakora nk'ibyo nakoraga urumva bya nawe nari njya munane nawe yari ngiye kuri country yuko ese ubundi yazacunza sinzira agahindura izina nawe Zacunga zizashyiraho umugisha yongereho elemento ashyiraho elemento okay reka tuyiveho ubwo abanyarwanda barakomeza tubiganireho no muri ku mbuga nkoranyambaga zacu hanyuma bimeze gute Salax Awards ngo zigiye kugaruka ngo zagarutse Salax Awards zagarutse ako Awards zo mu Rwanda ubundi bigenda gute mu byukuri mwibanga rikomeye cyane kuki abahanzi benshi banacreminga ko tureke na Salax gusa cyangwa izi bya Awards uribuka Awards hari umukobwa wigeze gutwara Awards mu Rwanda bamwiza ko za miliyoni 50 inde yitwa The Next Pop Star ibintu bya The Next urabiziho The Next Pop Star ibaje Kevin na bakini kisha tubigeze guhatanamo ariko ntibagira amahirwe yo kubyegukana byegukanye n'uyu mukobwa yitwa nde izina rye riransobye riranyisobye gatoya uyu mukobwa yemerewe guhabwa miliyoni 50 aramutse atwaye zino awards mu byukuri The Next Pop Star yarayitwaye bariteguye tujye tuba realistic izo miliyoni 50 zazigiye kuva mu byukuri usko byana inkuru ngiye mperuka byagiye mu nkiko bamwita Jasmine yari no kuri album ya DJ Mila Imana imuhe amahoro n'ibigishano yibereye ari no kuri album ya DJ Mila n'umukobwa ufite tala kabisa uzi kuririmba neza byatari ntekereza ko kuba yaratwaye The Next Pop Star tari izindi katonda zaba zarajemo ahubwo ari kuba yarari talented nyine byaramuhesheje nyine iryo kamba cyangwa icyo gihembo uyu mukobwa byagiye bimara imyaka n'imyaniko atarahabwa ibihembo bye yaje kwitabaza inkiko nicyo kibazo Salax Awards yari ifite urabyibuka muri 2014 abahanzi bamwe b'abantu bakavamo kuko hari ukuntu yabonaga nk'ubu ngubu wabonye ko byatangaje ko zigiye kugaruka ntibigutangaza ugiye kubona post z'abahanzi runaka bavuze ati ngiye ntimumpare sindimo kuko bazikata zabo first of all baragendaga bagafata abahanzi ubona ko nawe badakwibemba akabashyiramo bakanominating abantu batabanje kubwira batababwiye bakakumenyesha gusa ukashiduka ukabyuma mu itangazamakuru uri umuhanzi noneho nyuma n'ibyo bihembo babemere ntibitangwe hari n'amakuru avuga ko byahereraga muri ibyo muri utwo dukombe nyine bikahita birangira ako kombe baguhaye kuri red carpet cyangwa kuri stage runaka bateguye akaba ari kutahira nyine bamwiyoboke na bari sudi bahengereye nta ruvugira abahanzi bafite bakajya baha ibikombe bidafite imperekeza ariko I think ko bigiye bizaba bifite umurongo kuko I think ko abahanzi bari muri icyo gihe muri Salax Awards ntabwo aribo bakigezweho icyo gihe ubu bagiye gufatirana abana bakizamuka babaha ibikombe bitagira amafaranga ubu ngubu bagiye gufatirana ba Kenisol bakizamuka niba baha amafaranga n'imvune batayemo hano ariko icyo ntabwo birifaye mu byukuri niba Salax Awards mugarukanye isura mwari mufite mwasize nyuma y'imyaka runaka reka twitegura impinduka byavuye mu Kirezi Group bijya muri Ahupa reka twitegure wenda ko ariko ubu ngubu ari stable kuko Salax Awards nayo meze nka prostitutes muri kanya usanga bayihaye barayitererana imeze nk'agapira no kwitererana mu byukuri this Rwandan industry ikeneye awards zero serious tujye twumva za Afrima Awards haje n'andi awards ari seri ubu ngubu bagiye guhana n'abantu bari seri dufite Kisama Awards dufite The Choice Awards dufite Simba events nabo bajya batanga ama awards ntekereza ko Salax Awards nimugomba kugaruka muri seri mugakora ibintu abanyarwanda bose tubona kuko mu byukuri bifite icyo byamara mu Kinyarwanda baratubwenga impamvu zari zarahagaze ngo nuko twari turi muri covid bitwaje covid bahagarika ibihembo mu byukuri ni bashaka kutwibagiza ko hari saga zari zaravutse abahanzi bari batangiye kwivanamo unomina umuntu akahita avuga ati sindimo kandi bazi ko twabyibagiwe bacunze turi mu rukora twagumye mu rugo bagatira kaje tubikuyeho none bacunze za Kisama Awards zaraje za The Choice za Simba zose zihari baragaruka ubundi Salax Awards biruka ko yatangiye n'abantu nabari sudi bamuyoboke banjye y'abantu bari bavuye muri UR Ihuye bakoze muri za Saros none ubu n'aba legends bakuze bari serie twizere ko ubu ngubu hari ikintu cyahindutseho ese mu byukuri ntekereza ko atari bagitegura ariko aho pase niyo bakifite bari bafite iyo mind ubu ngubu byarangiye cyane ko ubu ngubu ifiswe naho kwimaranye imyaka igera muri 5 bizera ko hari new generation igiye gukora igashira ibintu ku murongo ahubwo cyane mu awards yo mu Rwanda nka 2021 uribuka baha best female arrière
Yeah, 2022 eh 2022 yeah 2022 mu by'ukuri muri Kisama Best Female bahaye Ali Insano, hanyuma Isango na Music Awards bayiha Eleeeh. Biba byagenze gute abantu batora kwibaza byagenze gute uyu nguye ni cyarusha uyu nguye byagenze gute statistics ziravuga iki ngiye cyo navuga like my opinions on this nuko is awards umuhanzi kugira ngo tware awards mu Rwanda nagaruka ari talented cyangwa ibikorwa yakoze mu Rwanda harimo ibintu byakata byinshi cyane aho umubano umuhanzi afitanye n'itangazamakuru cyangwa iyo group yateguye awards cyane muri awards bituma muhereza igihembo mu by'ukuri nta kintu yakoze ibintu bikwiye kugomba kuvaho umuhanzi runaka urumva naze muri interview yawe kandi mu by'ukuri ndari impamvu afite zumvikane ukabitubigira personal urumva ukahita umuvana ukamukuramo ukabigira personal tuziza the choices y'abahanzi se tubavuge oya katubabari ngo nuko ari boss igitangazamakuru akureba kirirwa mu awards nibyo njya tuzabatangaza ibyo bya awards rero mu by'ukuri icyo twavuga nuko bakwiye kuza ingamba nshya turi mu mwaka mushya bafatiranye umwaka ugitangira bavuga ngo baragarutse nta kibazo ibyo reka tubyemere awards bura ziri muri awards twemeraga cyane mu Rwanda nicyo byageze igihe arizo zonyine zihari arizo zonyine zihari time your reputation bayigarure noneho yubakitse neza ikomeza ari big awards ikomeza ari big nawe amenya bana gumagumiza agaruka urumva nta kundi rero ubwo ikaze twongere tubahe ikaze muri Salax nyine tubahe ikaze muri industry nanone cyane ko baje ari abandi bagize tuveho hanyuma Moses ngo yagarutse mu Rwanda Moses ni inkuru y'inca mugongo kuri bamwe cyane ko hari nk'umuntu avuga ati uyu muntu ibi bintu yakoze akabikorera yagumye yo koko ntaza aje kutwanduriza abana mva yataje gukwagenda nahoze ndeba abantu bavuga ati uno muntu nubwo atashye akwiye kuba ashyizwa ahantu hatari mu bandi bantu kubera iki hamwe yavuze ati bamufunga undi aramusubiza atari ko mufungira ha wenyine kuko abagororwa zabanduza first of all kuki abanyarwanda bamwe ntago ari bose bashyigikiye ko Moses afunga icyambere cyo ntabwo ari mu Rwanda mu by'ukuri ibintu yakoze nubwo we ntabwo ari mu Rwanda ntabwo ari yigeze hakana katari wabikoze nta nubwo yahakanye yaje asaba imbabazi yasabye ntabwo si imbabazi y'ibyo yakoze no yavuze ko kuba byabangamiye avuga ko yabaye hagged mu by'ukuri ku bantu wenda badafite kuri story ni uyu munyamideli Turahirwa Moses wamenyerewe cyane muri Moshions inzu yambika abakomeye muri iki gihugu uyu Moses yagize gutya ajya muri Italian Fashion Week nyuma y'iminsi mike agezeyo hacicikana video iyo video fashion yari irimo kuko vase on the floor yambaye ubusa nyuma y'ibyo ngibyo ari gukora ibidakorwa aranje agaruka kuri Twitter ubwo avuze ngo ntabwo yasabye imbabazi yavuze ko yabaye hacked ariko none yongeraho ko kuba byabangamiye mu by'ukuri nyuma iyo saga ikiba ubwo nibyo twakita nk'ubutinganyi reka tuvuge wenda mu mazina yabyo n'ubutinganyi yari ari kumwe n'abagabo babiri b'abazungu bakora ubwo nabo mu Butaliyani nyine kuko ntabwo tubamenyereye i Kigali ni abazungu bari mu buriri ibyo bakora ibikorerwamo murabizi ubwo bari babiri kuri umwe abazungu babiri na Moses wacu umwe ni uwacu ntaho twamukira bamwe batangiye kumwihakana bavuga ati bira ntibikorwa si iby'i Rwanda kuri uyu munsi rero Moses yagarutse mu Rwanda nyuma y'ibyo bintu byose aranje ahita postinga kuri Instagram ye ashyiraho ngo ababwira ati bimeze gute yabwiye icyo abantu akigera mu Kigali ngo mumfashe muhipusi amata igabanya gahinda bifite aho bihuriye na Dekati nyuma yo kumukasa byatari ngira ngo ngurutse ntabwo yaramukashije aherutse no kuvuga ngo yabaye imbura mukoro Dubai sinzi iyo video niba arayibonye Dekati twavuga ko cyakora ari nk'ubureport ko yabonye kuza ku reporting yabonye video ari mu gihe ibyo byose byabaga ubwo kiva mu Butaliyani yagaragaye ari Paris kuri Tour Eiffel yagaragaye ari kunywa itabi caption yagiraga iti La prostituée à Paris bishatse kuvuga ngo indaya i Paris mu mujyi wa Paris ubu ngo yagarutse i Kigali abantu bari guteraho comment ngo indaya i Kigali bategereje ko agati la prostituée à Kigali cyane ko yagarutse mu rugo mu by'ukuri Motion wowe abantu badukurikiye baravuga iki kuri Motions baravuga iki kuri Moses kuba yagarutse mu Rwanda abenshi kuba bari kuvuga se ngo bamufunge bifite ishingiro
Ninjye numva nta shingiro bifite kuba yafungwa bifite ishingiro kuko icyambere cyo ntabwo yari ari inaha ntabwo yari ari mu Rwanda tuvuga ngo yabikoreye inaha kandi ibyo yakoze yabishyize ku mbuga nkoranyambaga ze ako kandi byonyine kuba atari mu Rwanda ntabwo byemera amategeko cyane ko yanafunguye account kuri OnlyFans n'urukuta rushyiraho amashusho y'urukozasoni mu Kinyarwanda niko twabivuga ariko ukayareba ari uko amaze kwishyura. Ese ko mubaze ubundi indaya mu Rwanda ziremewe? Indaya mu Rwanda kuko ni business nk'izindi ariko ntabwo nzi indaya zishobora kuba zemewe ariko wenda ziryamana n'abadahuje ibitsina. Twibukira ko Moses ibyo yakoze kobra mwibutse ko mu Rwanda nta tegeko kugeza ubu rihari rihakana cyangwa ryemera amategeko nubwo nta rihakana rihari nta n'ibemerera rihari. Yes, up to now turi mu rujijo turi gutya so ntabwo navuga ko Moses ubu ngo ari ikintu. Ese ubundi mu Rwanda ninde ukwiye kwemeza ko ubutinganyi bwemewe cyangwa butemewe? I guess ko abantu bashinzwe amategeko bazicara kiga kuko kugira ngo itegeko ryemezwe nabajije baba bicaye cyangwa se n'abavoka ubu aba MPs bakwiye kujya muri parliament bakicara bakavuga ati turitorere kuki baryamanye bahuza ibitsina abaryamana bahuza ibitsina cyane ko wenda amazina akunda kubakoreshwa aho bamwe batayemera hari ababita ngo abatinganye ngo ntibabyemere ngo nagara abatinganye abandi bavuga ngo nabasangira ngendo warabyumvise yabyimvisha kwa Semuhungu avuga ati nabasangira ngendo nagara abatinganye ariko Semuhungu muri isaga yose yabaye so supportive kuri Moses kuri Twitter yirwa avugira Moses cyane aramuvugira cyane kuva kumuvugira kuko n'umwuga uyu Semuhungu Eric wamazemo igihe abatinganye ku giti cyanjye ntacyo bantwaye as long as ntari part of them ntari imwe muri bo no kuvuga ngo nabira Moses yakoze we ntacyo bigutwaye ntacyo bintwaye Moses yarabikoze abishyira ku mbuga nkoranyambaga ze bwite ntago Snapchat ntekereza ko ari public ntago ari privé ko bitari privé ntacyo mukurikira niba mukurikira ukayibonaho ubwo wemerewe gukora follow cyangwa ukagenda wemerewe kureba ibyo byose ashyiraho cyane nk'abagumye kumufollowinga nyuma ya birabiri bagiye no kufunga kuri OnlyFans uburenganzira ariko ikintu cyose twibuke ko mu kintu cyose umuntu yapostinze kiri public ntabwo kiba kikiri private cyane ko nawe ubwe ni public figure abage ntacyo bantwaye cyangwa se abatinganye ntacyo bagutwaye ariko biriya Moses yakoze ntabwo ari ubwe gusa kuba Moses yarakoze biriya bintu Semuhungu tuvuga ubirambyemo nka Semuhungu yewe ntacyo ntwaye Semuhungu yabaye married twibukiranye ko yigeze gukora ubukwe n'umugabo w'umuzungu waje no kwitaba Imana so kuri ngengo kuba Semuhungu ataratinyutse gukora nk'ibyo Moses yakoze ubivuga hiki ibyo Moses yakoze nyine nibyo ngubwira ngo ubu nibyo byabaye ikibazo kuko most people bari basanzwe babizi ko Moses nubundi ari umutinganye byari batwaye twari tucyambara imyenda nako nge nanongira henze cyane urumva ntacyo byari bibatwaye cyane ariko byonyine ko yasa ari amashusho ni mu yindi sura ari amashusho y'urukozasoni bitemewe mu Rwanda bitandukanye n'ubutinganye so debate yaba ndende cyane reka okay n'urukozasoni rw'abatinganye urukozasoni naga urukozasoni gusa no kongeraho n'abatinganye ukongera yuko nabipostinze noneho birabiremereza nimba byari biri kuri 5 gutya tabizamuye kajya nko kwijana Moses urambabaje abantu benshi ndibuka Kenisi yari declare live mu kiganiro aravuga ati chat ndayitwika nyuma y'iminsi mike Moshions yavuze ati muze turabarefundinga muyagarure imyenda iri muri 3 years Moses haraciye iminsi avuze ko atakiri CEO wa Moshions yari part of Motion yego ariko atakiri CEO yari down nka CEO ibyo ngibyo mpamya ko byose biba n'uburenganzira bwo gukora idashaka ntabwo yarakiriye yambaye isura ya Moshions ubu twamubarira muri Moshions ubu ntabwo twamubara kuko impamvu ubundi twamubaraga cyane nuko yari CEO ese uribuka ko iriya video yasohotse yari behind the scene ya Kwanda season Kwanda season ngo ni documentaire igiye kuza ibazo rero ari behind the scene hanyuma rero ubu ngubu reka twerekeze hanze y'u Rwanda hanze y'imipaka y'u Rwanda was trending mu bijyanye n'imyidagaduro nizihe saga ziri kuvugwa cyane niki abantu mudukurikiye mukwiye kumenya right now ese duhere hehe
duhere muri Uganda Mayanja as usual Mayanja family again they did it again by the way this time na kintu Mayanja bagikora ngo kinungure umaze kubimenyera nyuma yuko aba wizo dukubitiye umukobwa wacu umunyarwanda wizo kubisa umukobwa wacu umunyarwanda Chameleone nawe umugore we gukubitwa yavuga avugwa gukubita Daniela cyane Daniela bamukubita ko nawe yari serious byakomeze kuvugwa cyane ko uribuka muri ya nkundura ya Sandra Teta bari kumukorera ubuvugizi nyine wenda kuba yagaruka Daniela avuze ko nawe bamukubita oya we yagiye ku ruhande rwa Sandra Teta asa nk'uwihakana cyane Mayanja yanashakanye na Chameleone ngira ngo abantu benshi barabizi natabihakana kuko nawe yarabahunze aragenda urumva ko bivugwa ko kubahunga ari uko nawe yakubitwaga n'ubundi numvisha ko ari ibintu batumvikanagaho cyane cyane ko famille ya Mayanja iri so traditional ukaba unatekereza se ko ari ibi byo kutumvikana by'umugore n'umugabo bisanzwe cyangwa wenda hari ibindi byabiri bihanze kubera ko Daniela buri ugiye kumureba nagari babagore wavuga ngo ni babagore b'umuco ngo buri abagande nabantu bagenda ku muco wawe cyane ari uyu Jose Chameleone ugaragaza ko ari aggressive cyane yanagukoma koko nkuko bigaragaza twibutse ko aka kanya ni minota ingahe iciyeho Chameleone yagaragaye ari gukubita umura ari kumuhuragura ari kumuhuragura ngo bari bapfuye iki kugeza aho umuntu akubitwa gutyo Chameleone afite imodoka ya Range Rover ziri mu modoka zinahenda cyane ziri mu modoka zinze cyane kabisa umumotari wari umugonzi kwa kundi uri mu muhanda bagasa nyine nk'abagukoma aramuhuraguye kabisa nako nanjye nagukoma video muri kuyibona nanjye nakubita umuntu kubera imodoka baragusohoka ukamubwira nkuko tubivuze nkuko twari tumaze kubivuga iyi Range Rover ziri mu modoka zihenze cyane kubihenze kuza uri umumotari abamotari bugandura baza abahetse abantu 500 Cobra urebye ukuntu bakubise uwo motari ngiye nagize ngo ni nk'ikindi kintu bapfuye imodoka ni ikintu gihenze umuntu azabikira ku modoka yawe ayigonga kugonga niyo yaba yabikoze iyo modoka yihuragwe muri Uganda n'abapolisi bahaba abapolisi polisi Uganda turayizi ariko ntabwo ibyo ngibyo bikugubizwa suko traffic ya Uganda bari gusinzira bice bari gusinzira yego none se ibyo ngibyo biha ubu sinzi ukuntu abyita imbaraga umuntu nka Chameleone wagomba kwirwanirira wowe ari we wakora iki polisi imikorere ya Uganda imikorere ya polisi ya Uganda urayizi hari kuba badafite ikintu bitaye muri iyi video uri kubibona ko abantu bahuriye bari kwirebera gutya akumva kurebye Chameleone ni umusitari twibikiranye ko mu myaka ishize yimarizaga kuba yaba mayor of Kampala mayor I think God forbid bamutora God forbid ni gute wafata umuntu ariko yarafite abafana reka nkubwire icyambere cyo Mayanja bose nabasazi kuva kuri mukuru wabo twabonye wizo twabonye birakora kuva kuri mukuru wabo Chameleone ugakurikizaho wizo I think umwana nyuma afite twavuga ko ahari muzima twavuga ko ahari muzima yarapfuye ari we AK47 mani amahoro ni ruko ridashira hari Nzari nawe wari muto muri bari abahungu bose probably ariko bano bose batatu haba Chameleone haba wizo aba birwa muri club ni bose bose baragukoma yuzanye imikino ntabwo biteye kuba uri umukobwa cyangwa umuhungu baragira ngo ujye ako nibyo ni ikintu bubatse ngira ngo mu bantu bose yaba industry ya Uganda barabatinya byatari kuko nta mikino ushobora kubazanaho uyu Chameleone twabonye ibintu akora ngira ngo abantu bose kubibona hano kuri video akubita umumotari amuhuragura nk'inka asi no nkuna yikuye ino nkuna yarayikuye mbanza yigendana kuko ukuntu out of a sudden ije ari guhuragura ubu ariko aramutse yigendana byaba ari agatekerezo keza yize kuko ruvuga ati utsahurira mu nzira zana imikino igiti no gukubita nk'ingoma z'abaporoso which I think tugomba gushimira abahanzi bo mu Rwanda buri abafite discipline sabahanzi gusangira ngo ni polisi tugenderaho nk'abatura Rwanda uburyo niyo bagiye hanze iyo discipline bayikomeze hanze se kugira ngo wapfa kwakinira ko wiboneye witwaje nkuvuye mu Rwanda se n'umunyarwanda ntabwo nese aje mu Rwanda yakoma ahubwo nyeka ko bavana mu Rwanda ari nayo mentality bakomezanya ya mu Rwanda ibintu ni amahoro ntekereza ko utava mu modoka niba utwaye Bugatti niba utwaye Brabus niba utwaye Rolls Royce ntabwo wapfa kuva mu bahengereza dusinzira akarwa bakora amasaga bayakora dusinzira nabwo ntibitrendinge cyane ariko nyeka ko Chameleone we yingi naga ariyo saga ya mbere byyagaragaye cyane no muri ya saga ya Teta by the Teta ngafite ubukwe
Teta gukora ubukwe na Wizo wamukubisa akamukura amenyo akamuca ibisebe akamuzanisha amabara nk'ayungwe ku mubiri ari umukobwa mwiza cyane twemeraga umukobwa waharaniye ikamba rya Miss Rwanda mwiza kuri Don podcast bivuga ngo good life singer Wizo initial plans to get introduced to Sandra Teta's family. Introduction which is bad idea ariko ni dote ko dufata dote ni igihe umukobwa abagiye kwerekana umusori wabo so ndi gutekereza ko wizazaza mu Rwanda binafatwa nko gufata irembo mu Rwanda ahubwo byo bita gufata irembo azaca hehe uribuka naza gasaba imbabazi kubita Teta k'abantu kuri Twitter bashaka gutumira ngo Wizo ngo bakamutumira nkaje mu gitaramo wabura turagwa miliyoni 100 ngwino ubundi bamutegerekana bamukomatwa na mwaka na avance twamuhaye which was bad idea muri rusange kuko gukubita umuntu no kwihana mu Rwanda ntago ubusanzwe tubyemera ariko Wizo nk'ibintu yakoze kuba yaba engaged bakaba bakora ubukwe na Teta ntago ari tekereza abanyarwanda benshi bafana cyangwa bashyigikira cyane ko nanjye my opinion kuri iyi story niba ko ari ibyo dusoma kuri The Don podcast byaba atari ibintu byiza muri rusange na wenda bariyunze uko bakiyunga kose ibikomere ntibishira inkovu nizishira ariko ngo nekeza ko nimba kuko yaza gufata irembo ngenegeje ababyeyi ba Teta uzi ko niyo yasaba imbabazi ngenegeje ababyeyi ba Teta njyewe koko nimba bazamuta niyo yasaba imbabazi ababyeyi bakamabarira we natwe abanyarwanda muri rusange twaba twamabarira uzi ko uribuka ko yamukuye iryinyo akarihongora bararihomesheje ubunga ameze neza se yazajya kurya rigatakara akahita byibuka ko yamukomye raga ari ikintu wenda twakishimira n'ubwo dusetse ariko with Teta but this Mayanja family bamaze kuba too much ese hari ukuntu mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo muri Uganda nafatira family yose nkajyana muri rehab yes ukabaca mu gihugu kuko you would expect ko bira byose byari kuba kuri Teta Santa bari kumuvugaho ukuntu bizerwa mukubita kuna yamugize ingoma y'abaporoso yirwa mudiha amukombagura buri munsi ko bukeye umuntu mukuru nka kamiliyoni yari gufata Teta sinzi ikintu ari kumukorera wenda akamusubizaho cyangwa se akabamuhisha wenda nka social media cyangwa iki ariko muri ibyo bihe nibwo kamiliyoni yirwaga na Teta Santa mu maklub amuzengurutse uranibuka ko muri kiriya gihe Wizo akubita Teta imbuga nkoranyambaga za Teta Sandra byavugaga ko biri muri in hands za Wizo za kamiliyoni cyangwa kamiliyoni kuko ndibuka ko mu buntu wa mbere wabashije kuvuguruza iyo nkuru ni kamiliyoni binyuze kuri stories za IG ya Teta bavuga ati ntago ari byo tumeze neza bavuguruza ubugoryi nk'ubwo murumuna we yifasha kubita umuntu none ibintu bigaragara bihari amafoto media uri kutubwira ngo ntago ari byo nk'umuntu mukuru yagombaga gukora nk'umuntu wubashye muri industry cyangwa umuntu ufite ikintu kiteze cyinshi ku banyarwanda kwa miliyoni yirirwa inaha mu bitaramo byinshi no mu ngayo nguko rero ibya Mayanja family na Uganda bikomeje kuba agaterera nzamba uko bizagenda ntago tuzi ko bizagenda birangira ariko turakomeza tubikurikirane n'ubundi niba hari inkurikizi zikurikira kuba kamiliyoni yakubise no motara akamuhuragura nk'inka ko mwabyibone muri video kubera Range Rover kuyicrashinga ho gusa ngo ibaze moto yagonze imodoka byabaye saga ibaza rundi muntu aje akamuhitinga none hari za hit and run cyo tubona cyangwa kwazuga crashinga birenze none wazanye indi modoka byagenda gute ako no motari nanjye nagenda nkashaka imodoka ishaje koko nkayishyura nkayigura nkakubita Range Rover mu birere hariya ariko turakomeza tubikurikirane hanyuma muri East Africa rero ku yandi makuru yo hanze atari no muri East Africa gusa Davido na Wizkid bagiye gukorana tu wow that's a good thing kuri music industry ya Africa kubera ko it's a good thing kubera ko mu byukuri twibukiranye nka saga zagiye ziba hari ukuntu nyine Wizkid yabagari byari meze nkaho bahanganye kuko Wizkid yari attached kuri Burna Boy cyane noneho bagasa nk'abo bishyira hamwe bagahangana na Davido ari wenyine nk'ibintu cyane Burna Boy yashinjaga Davido avuga Davido ni umwana kuri amafaranga wabo nabakire papa y'umumerwe muri Nigeria birazwe ibyo bintu bikunda kwabaza n'ubundi birababaza kuko Burna Boy yarakubwiraga uribuka ko bumva ko kugira ngo ugeraho ugagombye kuburi cyangwa ugomba kuba warasafarinze cyane warasafarinze mu by'ukuri abana b'abakire n'abana umwana w'umukire wabaye successful agira beef umwana w'umukire wavukiye kubera akuze neza okay basaga nk'abazira Davido cyane kubera ko bavuga ko afite amafaranga
amafaranga yahawe y'umuryango atari yavunikiye mu gihe yaba uyu Wizkid kuva kera kiri indirimbo za Leba avuga nyine ubuzima akuriyemo na muri ako gace yavuye akaza akaba successful muri industry yaba ku isi hose muri rusange cyangwa muri Afrika yarafite Afrika mu biganza ari mu bahanzi ba mbere bitroducinze international artist nka Chris Brown muri collab bakamakolabo ba Drake ba Beyonce bagiye gukora n'indirimbo cyane noneho bo kubera kuba attached kuri Burna Boy cyane bagakora indirimbo zitandukanye harimo nko bita Ginger urayitwa bakoranye Ginger Me bagakora no bita Ballon d'Or yanakunzwe byatari cyane Davido yarahiraho nawe ari gusafringa yego twavuga ko safringa ariko mu buryo nyine bwa kinyamwuga byo gubeza guhangana shaka amakorabo yakoranye collabo na Make Mill akorana amakorabo na Da Baby yakora amakuru batandukanye hanyuma ubu ngubu rero kuba Wizkid yavuze ko niwo break the bwa mbere ntekereza ko Davido ntakira bivuga aka kanya Davido ntakira bivugaho ariko nawe urugendo rwa Davido rwagenze neza cyane cyane mu mpera z'umwaka ushize 2022 ubwo twari turi mu gikombe cy'isi Davido ni muhanzi wa mbere nagutwa twavuga ko wa mbere ariko kuri this time mu gikombe cy'isi cy'umwaka 2022 ushize yakoze indirimbo y'igikombe cy'isi yanakiriwe cyane inakunzwe cyane muri Qatar ajyayo ariko yagizemo n'ibyago nyuma yo gupfusha umwana we aguye muri piscine akaza no gukora ubukwe na Chioma mu ibanga rikomeye cyane ase iyo byagiye kuri media biba bikiri ibanga bagakora n'amatatuwaje buri wese akagenda bugafata amatatuwaje ku ntoki bakandika izina rya buri umwe hamwe bambika impeta n'ubundi kuko abahanzi bacu nabo bakora ibyo bintu ibyo bintu mu Rwanda niho hantu honyine uba witeguye ko byahinduka anytime kuvuga ngo ugiye gushyiraho tatuwaje hari ushyiraho tatuwaje y'umukobwa nka hano ejo ukabona ashyizemo ingagi watsa umukobwa yahindutse ingagi ukibaza uko byagenze mu by'ukuri nuko nyine bihora bihindagurika icya mbere ni ibyishimo so iyi tuwa ya Davido na Wizkid bakazagira nko mu Rwanda nk'ubu Davido aheruka mu Rwanda 2017 nabwo ari gukora 30 billion gang tour Wizkid nawe aheruka mu Rwanda 2016 niba nibuka neza bakora muri Beer First bagakora irugende ibintu byaje guteza saga ngo yanze kujya muri press conference tabonye isupu abantu bavuze ni Juju zo muri Nigeria yaravuze ati ngiye muri press conference buranga hari buranga hari ibyatsi agendana Wizkid hari ibyatsi agendana ntago ashobora gukora igitaramo cyangwa atabinyweye ahubwo kuko babikoramo isupu ni ibyatsi agendana mu Rwanda bagize amahirwe barabibona ariko ngo bayibonye nta nkuru abanyamakuru bamaze amasaha 2 bategereje Wizkid muri press conference kugira ngo baganire kumbe Wizkid yari ari mu cyumba ari kuvugana na manager we avugana n'abari bamuzanye bari kumubwira ati se iyi sauce ko nyishaka biragenda gute iri hehe nitaboneka ntago ndi bukore babaje muri hotel ahantu yari ari ko muri Marriott barayibura basanga ntayihari paka ngo bafashe the management team nimba nuko ngo ibyatsi byari byashize contract sibyo ibyatsi byari byashize noneho abasanzwe bigenda ariko byari byashize noneho barangije bafata imodoka bajya Kimironko market gushaka ibyo byatsi ni imboga ubundi ngo ni imboga noneho mu by'ukuri bari imboga rwatsi mu by'ukuri ntago ari dodo ntago ari amashu ntago ari ibibiringanya ntago ari bimwe by'ababyeyi ntanubwo ari isombe ntanubwo ari isombe aka Nigeria bakunda no kugira ibiboga byabo none abantu baribajije bati se ibi byatsi igisosa ari kuvuga shaka iyi supu atajya muri show atanyweye atakora press conference atanyweye ni byabaki umuhanzi wo mu Rwanda wanze kujya kuri stage ko batamaye cyo kunywa runaka ibyo nabyo tuzabigarukaho uwo se ko yavugaga Hennessy ari ibintu dusanzwe tubona ibyo byatsi bya Wizkid wamenya ari ibiki aba Nigeria nabo buriya n'abagande ni abantu babifitiye ibintu byabo biri tradition arashaka kubwira ati ngiye nabonye kino nago ndi bujye ariko Wizkid baragati ni Juju nyine ni Juju zabo bizeramo kandi ngiye ndumva nta n'ikibazo nimba Juju zabo zimufasha ziko zimugijije hageze uyu munsi Cristiano ajya mu kibuga afite ibye nawe buri muntu wese ngo abafite ibimusapotinga cyangwa ibimutera imbaraga mu kazi ke ka buri munsi akora muri kariyeri ya buri gihe ubwo Wizkid nawe nibyo bimufasha nta wamenye byari byo wenda nahinda yaciye imyaka myinshi
ariko kuri tuwa yo reka hoya makuru avuga ko n'uyu munsi ko akibifasha ariko nkuko wari bivuze reka twitege wenda ko bazagera i Kigali bakaduha show mu by'ukuri uribaza amafaranga twakishira tugiye kubareba bombi bazi icyarimwe ariko se na Diamond yaratunaniye Diamond ntabwo yatunaniye ubwino bwa Diamond ngo tugomba kubugarukaho muri other side show na Davido anyways bo ubwabo amahirwe twagira ni tuwa nkwibutse ko 2017 Davido aza yari tuwa ye yiteguriye we ku giti cye atarabaorganize mu Rwanda mu by'ukuri twavuga ko bananiwe ntabwo rero bamuzanye we yaje ari muri tuwa ye hanyuma araza arakora agwa no kuri stage nabwo byaravuzwe cyane yaraguye kuri stage yarazamutse kuri stage ahitagwa avuga ati ni icyanyarwanda baravuze ko ngo Jay Polly nyakwigendera Jay Polly ari wamuhaye nyine nayo ku byatsi byo mu Rwanda noneho atari byo mu gihe twavugaga okay iyi nkuru reka tuyicumbikire hano dukomereze mu karere noneho u Rwanda ruherereyemo East Africa twaze tuvuga ku byo muri Uganda ariko ntago muzi ku bintu biri kubera muri Tanzania muri Tanzania hari gushya Tanzania ngumuriro watse hari gushya hagati y'abahanzi babiri uyu Harmonize Konde Boy na Vivani Boy aba ni abasore babiri bahoze babarizwa muri Rabo ya Wasafi ikuriwe na Diamond Platnumz nibyo hanyuma bombi akakanya ntago ariho bakibarizwa none njyewe byanunguye cyane kubona abasore babiri bamaze iminsi basa nkaho bafitanye ibibazo ni beef umwarandika ndakamusubiza umwarandika ndakamusubiza muri Wasafi buri wese wenda zagenda agasapotinga twibukiranye ko uyu Rayvanny ni we wavuyemo nyuma kuko Harmonize Konde Boy we yavuyemo mbere aragenda nakora Rebel ye ayita Konde Gang Music Worldwide mu gihe uyu Rayvanny yakoze iyo bita Next Level Music yasinyishijemo bita Mac Voice mu gihe muri Konde Boy ubu harimo Ibra ariko hawuzemo uwo bita Angela hajemo Chidi na Kili ariko baza no kuvamo which means ko bose bari gukora neza no gukora neza ariko nka Rayvanny ntago turabona mu by'ukuri niki yafasha umuhanzi yamukora akamugeza he nibwo akikora nibyo ariko nka Konde Boy kwifata akabyimba basani bose Ibra Angela Chidi Kili uruva n'abantu bane nubwo bose batarambyemo baje nyuma ya Ibra ariko ntibarambyemo baje no kuvamo bavuze ko ari imikoranire mibi kuko ntabwo yaboneraga time ko Konde Boy ava muri Wasafi ari ibintu byasakuje byarasakuje byatari cyane baterana amagambo yishira amafaranga menshi cyane agera muri miliyoni menshi byatari ariko mu by'ukuri ayo mafaranga yishyuye miliyoni 600 z'amashiringi ya Tanzania n'amafaranga abantu batahwemye kuvuga ko wenda adahwanye n'ibikorwa bamukoreraga kuko niba arashoboraga kugenda bakamukorera album yose ntekereza ko album ya mbere isohoye kimara kuvamo ariko hari EP yakoraga hariyo bitaga Afrobongo yafite EP yita Afrobongo yakoze indirimbo harimo amakolabo yakoranye na ba Burna Boy yakoranye na ba Mr. Izo muri Nigeria hari amakolabo menshi yagiye akora ari mpuzamahanga n'amaririmbo agiye akorana na Diamond Platnumz nawe ni izina rikomeye zo zagiye ziba amahit ahubwo twibuke ko ibyo byose yabikoraga ntabwo byajyaga kuri Konde Boy ntabwo byajyaga kuri Konde Boy kubera ko nuvuga ngo Konde Boy ubundi hari ikintu Wasafi ikora Wasafi iyo igusinyishije umuhanzi bagukorera social media zawe YouTube bari yawe ibindi byose za Spotify bari byawe bo ahubwo mukaba mwabarana kubijyanye n'ibitaramo ibitaramo ukora bakaba ubwo wenda muvugana percentage uri bufate niyo bari busigarane ni mpamvu byenda byasaguje miliyoni 500 gusa byaje gusa nk'ibiceceka hanyuma biza kongera kubura nk'amaso ubwo uyu Harmonize Konde Boy yaramaze gukora tour muri US yabaye successful fresh kabisa ariko ntabwo bivugwaho rumwe kuko bivuga ko ari nk'ahantu yagendaga nko mu kabari akabana nk'abantu nka 20 cyangwa abantu bake cyane 20 usko nari benshi naguze ibintu byabaye zuce jo bundi yabonye 6 nabarebye asanga ni muri party yateguraga show ako ni nabiraba kari empty cyane cyane nk'izibera mu kabari izo zibera mu kabari so iyo show rero iyo tour yarayirangije hanyuma agaruka muri Tanzania yageze ku kibuga cy'indege abanyamakuru bamwakiranye ubwuzu ariko yabakiranye amarira uwo yabakiranye amarira yararize ku kibuga cy'indege abohereza abumvisha ama voice note ya Rayvanny babwira ati biriya bintu mubona ntago ariko byagenze bure ngo kugira ngo
bamuhe icyo twakita nka release letter bigaragaza ko amurekuye yemerewe gusinyana ama contract n'abandi bantu atakiri mu maboko ya Wasafi. Byagizwemo uruhare na nyakwigendera president wa Tanzania John Pombe Magufuli. Yabura yari umugabo ukundana n'abahanzi cyane usupportinga industry ya Tanzania cyane kuko yajyaga gukora nk'ibirori byinshi kanabatumira bigaragaza ko afite support. So ukuntu byagenze uyu Konde Boy yaragiye aramuririra aramubwira ati ibintu byose nabyishuye nagurishije amazu yagurishije buriya ngo imitungo myinshi cyane yarafite kuko ngo yarabigurishije birashira ahubwo hari company imwe basinyanye contract ya igisa nka pre-contract noneho bemera kumuha amafaranga mbere yuko basinya contract OG basinye pre-contract bamuha amafaranga kugira ngo amaremo amadeni ya Wasafi Cobra, which I think ibyo bintu ni sawa cyane kubera ko bituma industry iba strong. Ntabyo kuza gukina muri industry nk'ibyo wenda twigeze kuvuga bya element na nup cyangwa yamuvanye wabo ngo yaramufashije iki bakora contract verbal ariko uri kuva amafaranga miliyoni 600 bisaba kugira ngo umuhanzi asohoka ave muri batangiriye. Ibyacu byina se bigenda gute? Ibyacu byina hantu ntekereza ko yakwiye kubyigiraho ariko noneho sasa iyi saga turi kuvugaho ya Raven na Harmonize. Noneho iyo yatangiye ryari byagenze gute yatangiye ryari icyo gihe akigera ku kibuga cy'indege akakiriza abantu amarira akamumvisha voice note icyo gihe iyo voice note yavugaga ko ni Raven wavugaga nabi Diamond avuga ati nyine agira ishyari byatare nanjye ubutubanye nabi ibintu nk'ibyo abyumvisha abanyamakuru yari agifite iyo nuza bari kuvugana byari private urumva kuko byari hagati ya Raven na Konde Boy hano bari bakomeje kubana neza nyuma y'itandukana rya Konde Boy na Wasafi arabibumvisha noneho nyuma sasa byaje gukura gute kuko ibyo ngibyo byabirangiriye aho ngaho kuko kugira ngo bana proving wrong bakomeje no gukora indirimbo nyine kugira ngo Harmonize na Raven no Raven na Diamond bakomeje gukorana nk'ibisanzwe yaratarava muri nuzanga kore iyi NLM Next Level Music yarakiri muri Wasafi kuko no kuvuga ngo noneho yakoze no label bisa nkaho yubakiye kuri Wasafi iri under ya Wasafi. Hari ibintu bijyaye muri Moshions si nibo bizi urabizi ko nk'ubu Luga abarirwa muri yo bita Johnson n'uyu mugabo wahoze muri Moshions ariko afatwa nk'umuntu wo muri Moshions ariko bitari 100% kuko nikibikwereka n'amakora basoka ya Moshions ntago Luga bayarimo haba harimo ba Rema n'aba Irostar n'abandi bivuze ko niko bashaka ko Wasafi na Next Level bimera ariko akakanya nk'aba-co-workers ariko akakanya byaje gusa nk'ibihinduka bizamo n'amahari cyane aho nyuma yaho muri riterana ry'amagambo hagati ya Raven na Konde Boy Raven yatangaje ko yishyuye 1.6 billion my friend iyi ni miliyari imwe 1.3 yeah excuse 1.3 billion ukayishyura former rebel wabagamo Wasafi kugira ngo murangize amasezerano kugira ngo muragize nyabaguhereza byose aramubwira ngo ko ungirira ishyari cyane nuko kwabuze ayo mafaranga yo kwishyura barayaguciye ukabutarayishyura wigiskuntu bimeze gemeze uzabigenza ugishyure uve mujye kwigenza bisobanuye ko yari kuvuga ko Raven ari kubeshya ayo mafaranga atagize yishyura mu by'ukuri mu bana wabo wakomeje kugenda uzamo nk'agatotsi cyane twibukiranye ahantu uyu Harmonize yakundanaga na Kajala Frida wo muri Tanzania n'umukinnyi wa filme akaba n'umunyamideli hanyuma Raven agakundana n'umukobwa wa Kajala uri kumva ibyo bintu n'ubu ngubu uze kureba yari muto cyane ngira 18 17 bagendaga ahantu hose ari kwandika Harmonize ariko ngira ngo small boys which means abo ngabo bazakundana n'abana babana Raven afite imyaka 29 arabura urumva ni mukuru afite n'umwana yaratandukanye na Five ni babyaranye umwana hanyuma sasa iyo story reka tuze gukomeza gukurikirana ibyayo ya Harmonize wanigambye kurya umwana akaryana nyina avuga ati ngiye umwana uteretana nyina Harmonize Raven ibyo yakoraga ashaka gutereta Paula gusa mu gihe Konde Boy yakomeza gukundana na Kajala byonyine mu gihe Raven yaranamuserera avuga ati unakula kuku pia na vifaranga avuga ati urarya umwana urarya inkoko n'imushwi ibyo ntago bibaho Tanzania Diamond Platnumz sigaye afite inzoka as a pet
Oh, Utunyamaswa. what a surprising story. Kuko tuba dufite amapusi, Aha. imbwa, Mm. Diamond Platnumz we rwose yifitiye inzoka. Yifitiye inzoka. Ibyo ngibyo ariko mu by'ukuri ntekereza ko niba Meet my new friend Chichi. yanayerekanye ku mbuga nkoranyambaga ze. Anayita Chichi. Yahise n'izina rye. Ubwo ibi ngibi turaza kubikurikirana. Nakagaruka muri the other side show. Ciao ciao. Nari TY Cobra. Guys, ikintu cyose wumva waba ufite igitekerezo, comment, icyo ari cyo cyose, get muri comment section, cyane cyane ikiganiro ari gishyashya, mutubwire ukuntu mwabibonye, nzakomeza kubaha amakuru, mutubwire ibyo twahinduramo cyangwa se ibyo twakomeza. Ese hari dushobora gushyira contact muri description, ukaba watwandikira ukatubwira ati nabonye bimeze gutya, twahindura iki ngiki. Ndabizi ko brashaka abakobwa mwandikira cyane, turashyiraho nimero. Ntabwo nshyiraho iyanjye, ntabwo nshyiraho iyanjye. Abakobwa siko ntari Moses nabona bemera it's all fine. Hanyuma tubararikire kudufollowinga. Dufollowinga kuri the other side show ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Turaba twashyizeho account yacu kuri Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, Facebook, everywhere. Like bagushaka gufunguza page kuri Snapchat. Kuri nshyiraho account. So guys, thank you for watching. Murakoze cyane. Thanks for watching. Nitwa TY Cobra. This is the other side show. Hanyuma ndi kumwe na FILMZ. Yeah, thank you so much. Ciao ciao.